niwe Paul Kagame niwe Kagame wehewa Paul Kagame niwe Imana Nyarwanda Nyarwanda Imana wakasema Nyarwanda Kafuka kaje karahiwa wetu sege mana marege gaseri nabyera arahari mana marage mana ibugwadra ibara arari amahoro mwana naje natashe amahoro mwana w'u Rwanda harakantu bisari kuvuga ngo arwaye umutezi nibyo warwaye umutezi gusenda ukwanduje senda gute umutezi barabwazi inde barabwazi Françoise imbazi gute umutezi ugasora wari wabikoze nakanda bikoze ariko ndikomereza wari ukomeje urikomereza ariko sinzongera ntabwo uzongera wose uvuga uti sinakongera kugakuramo agapipa neva amagambo nayo ni ubwa mbere wari ubikoze se akada ntibigenda babyita ngo iki kapote nyine gapote iyo yambaye uba ugiye gukora iki Okay, abari kuri Banga Legacy TV. Ndabyabaje kibiki. Kumwe na Busyete ahangaha haba muri Rusatira. Tukadushatse kugira ngo dutemberane nawe noneho abenshi bakoresheje interview Busyete arimo kubasetsa arimo kwinkwira ariko dushatse kugira dutemberane nawe agenda twereka ahangaha Rusatira ayidusobanurire. Busye. Karabe. Turi niye muri umuhanda. Nta kibazo. Oya nyine haturi niye. Sawa. Bahita ngo iki? Gafumba. Gafumba? Hasi bacuruza iki nko hari bacuruza nk'ikira? Acuruza ibinini byose. Ibinini? Naho hariya? Hano hirya. Genda uri kurembera utagwa ariko? Usike? Nk'ubu? Ushaka kujya Butare? Rakoze nawundi wankubita abana barankubita amabuye. Ntawagukoraho urabizi? Turi kumwe n'umusore uhagarikiwe n'ingwe? Sibyo? Ubu turi nko kujya hese? Konsoye ukamwira ngo ntembereze turi kujya? Pascal. Okay, ngaho abanyarwanda dukurikiye ahangaha sibyo? Bifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Muhire. Ngabifurize Noheli nziza. Sawa. Noheli nziza. Gira ko muri kubona turanga turi ku muhanda mu gasantere ka Rusatira. Rusatira kahura ka Rusatira. Tuvuga tugenda Busye gatoya. Ubu ndi muvandimwe wamaze kumenya yitwa Iyamuremye. Yamuremye wacu kwemwereye. Yarabayeho nukameze ubu ngubu. Yamuremye batubwira mu make. Nta kibazo Rusatira. Musobanurira abanyarwanda bamumenye neza cyo avuga ko iwabo ari nta kibazo. Ongereje. Murenge w'Ambazi. Imbazi mu byiza. Akaba umuntu abaje gupfa hasi nta na nyina agira n'umuvandimwe azi bafite icyo bahuriyeho niyo umubajije Busyete wanyu ni hehe se Busyete umuvandimwe wawe ninde akubwira ko ntawazi uhagaze nk'umoko ye Busyete ntayazi ariko benshi bavuga ko baba ari imbazi mu byiza nta kibazo nta n'umwana n'umwe baziranye kuri we yabaze cyangwa se nta muvandimwe agira imba yarapfuye afite mushiki we bavindimwe tuye Butare mu Irango hariya Irango mushiki wawe ntatuye imbazi yitwa ngo iki mushiki wawe bwabo yitwa afite mushiki mwe ngo basigaranye tuye mu Irango i Butare wowe se ameze nka Busyete cyangwa we ntagarika simuzi neza uretse ko bivuga n'ubundi ko abandi bavuga ko ari mushiki basigaranye abandi bantu rero akenshi baje gukoresha Busyete hari ikintu batibandaho igice cyo kumenya ngo Busyete baye hate ahagaze ate Busyete afite ahantu aba ntaho kugiramo none ararahe ntabyera
agiye kumara iminsi ari hano iwanjye. ubwo ugiye kumara iminsi urangaha Yahavuye ajya aho bita ngo kwa Ntabyera mu Rugarama. mu Rugarama baranyirukana bita ngo Ntabyera. Ntabyera nawe ni umusaza we ni umusaza. ubwo se busiketi ikintu akunda kurya ni ikihe Skate mu buzima bwe busanzwe uyu nguyu ni umwana wanjye atunzwe arya inyama akarya ifiriti. Skate ntarya ibijumba ntarya n'imyumbati. rakoze inyama n'ifiriti gusa rakoze uyu nguyu ni uwaje dusangira byose usangira byose n'inyama byose ni bihe biryo wanga nta kibazo ibiryo wanga ni ibihe babarire nta biryo wanga babarire kariza cyane urya ibijumba akabiryo by'ingurube ntabwo wabirya busiketi ni ukuvuga ngo ibijumba kuri ni ibiryo by'ingurube busiketi ndabikubwiye murabe kwigenderera twigendere ese ni ukuvuga ngo yamureke ukuvuga ngo busiketi ukuntu ameze hari ibintu atakwivugira bitewe n'icyo ashaka kuri wowe ubona ikintu busiketi akeneye kugira ngo akomeze abeho cyangwa se ubuzima bwe bube bwiza kurusha uko bumeze ari iki busiketi akeneye umuntu wajya amwitaho kandi muri make akeneye n'aho kuba abonye aho kuba yagira n'uwamwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi. So kuri wowe umuzi neza urabona ukuvuga ngo abantu bamubaho hari ibigo bifasha abantu nk'aba ngaba kuri wowe wumva igikeneye ari uko yabona icyo kigo cyangwa igikeneye ni uko bamushakira inzu bakamukodeshereza akarerwa n'undi muntu. aya busiketi bamushyira mu kigo nk'icy'abana b'imfubyi akabamo kubera ko kumubona gutya ahora agenda kandi yakagombye kugira umwitaho yifuriza no kugira aho yaba nk'abandi bana b'imfubyi. Ugiye kunywa byeri nyine ariko ngo ntuzafite imyaka ingana abamuzi neza avuga ko afite tugiye kunywa byeri tugiye kunywa byeri mirongo irindwi n'itanu hagati ya 75 na 85. busiketi kagenda ndi kubaza gatoya nta n'umwe turi kumwe sunzi kamubaza akandi kantu sasa busiketi arabonaga n'atanu wari wateretaho papa arangaje ko waje kunyara tugiye kwinywera byeri mureke abakobwa urabazi se busiketi abakobwa urabazi adakijanaga n'atanu nenda guteye umutezi baratwaje bageze ku rwara rw'umutezi ngiye kunyara ushaka kunyara aranyara hejuru ngo kabyara ngaho inyarire twigendere urabisoje zazi kwisha pe uzi ko isudukata nkagera ko ngo birarangiye nose yamure hari ikintu mbonye busiketi yashaka gukora ikintu ntiwamuhagarika ese umubiri wawe nta kindi kibazo afite cyo ku mubiri kitari cyo ngiki tubona busiketi urebye mu buzima busanzwe nta kibazo kindi afite uretse wenda nk'agatwe ke gatoya cyangwa n'ubwenge bugenda buba buke ariko cyo muvuganye n'ejo cyangwa ejo muri kimubajije yakigusubiza. ubu busiketi ni umuntu vuga urugero abona nkaho nshobora kuvuga ati ejo kwa kabiri tuzajya no ku isoko busiketi ni umuntu wabwira ngo kwa kabiri tuzajya ku isoko akabishyira mu mutwe akabirinda bikaba byagera mukajyana cyane arabyibuka ngo nko kuwa kabiri umuntu uzaza kugusura arabyibuka akamenya ko kuwa kabiri umuntu uzaza kugusura utagwa busiketi yego aratuma ako busiketi hari akantu utambwiye baraguta amabuye ntawukoraho hari akantu numvise bavuga ngo warwayeho amva se umbwira nyine akantu hari akantu ubise kuvuga ngo warwayeho umutezi nibyo warwaye umutezi gusa wenda wukwanduje senda guteye umutezi bararwaje inde bararwaje Françoise imbazi naguteye umutezi ubwo se wari wabikoze nakandabikoze ariko ndikomereza wari wikomereza urikomereza ariko sinzongera ntabwo uzongera wese uvuga uti sinakongera kugakuramo agapipa neva amagambo nayo ni ubwa mbere wari ubikoze se isoni ni ibiki wari ukoze sinzongera nyine ubwo ni ibiki wari ukoze kugira urwara umutezi nyine ni ibiki byatumye urwara umutezi kapote nyine gapote igitabo cy'ikinyarwanda nyine kurongora byose ine mu kinyarwanda bagita ngo iki sibije babimbiriye babigenza gute babigenza gute kurongora
ibyo ngibyo bigenza gute babyita gutyo komeza ujye ukuntu bigenza sasa komeza unyereke ukuntu babikoze bereke ujye kurongora ukuntu bigenda naho gusoma umukobwa gusoma ute gusoma ntabyo uzi ndakabyushye ngaho nsoma hano ndebe soma hano neza cyane bajya kwizera ingo w'igihugu nawe urankubita nta n'umwe mu buhoro bwawe hano nakwita kuko ukora injye nawe kabisa rakoze hano busike njye kugenda nk'abasirikare njye nawe uragutya oya nyine hagarara hano gutya ugenda wagira ngo gutya ngo ugenda gutya nankubitase nta n'umwe wakuraho tugende gutya Joseph gutya buhoro gake busike byakunaniye ndarwaye busike tewe uri kumva umeze ute nakibugaza kujya hakurya uri kumva ufite imbaraga papa yabuze ijana ndi gutega ndariguha ariko n'abamuhaye izina cyane igihumbi rakoze mwana wanjye urakarama kaba ko ukarame urakara shyira gutya neza cyane kabisa ariko busike ufite n'imbaraga ate mwana wanjye ntabwo nankubita girayo busike uranywa mukubita buriya pasha genda ujya papa sangaye saa 11 do iracyari saa 11 okay girayo busike kwita kanzu nawe gutya nakukubita ubu busike urarenze kabisa pasha ube dusenga imana marengere gaseri nabyera arahari imana yacu muragaseri imana i Rwanda imana arahari amahoro umwana nanjye natashe amahoro umwana w'u Rwanda yewe nta kibazo amahoro najya kwiga amahoro umwana imana gaseri imana dusibire imana imana izina rya Yesu data n'amahoro umwana iteka ryose rizapfira hari n'abandi badufotora busike uwo muntu uramuzira busike wamwanze musengere sha musengere ntibagendere yewezaga ibyago nari bapfuye ntakibazo amahoro busike waguye hehe naguye muri wese ifite kilometero zingahe 16 bagukuyemo gute 3,000 babigenje gute kugira ngo bagukuremo babigenje gute bateye ikamba hehe ibyuwe byapfu bateye ikamba hehe ikamba banje bakuzamuramo ibyo babajyaye babana basakaye ikigo reka tubareke so busike turugana ku musozi w'ikiganiro cyiza twajyanye aha ngaha abanyarwanda cyeka bakubonye saa munani zirageze ko tugiye gusoza ikiganiro ejo kwa gatatu nzaje ku saa munani tuzajyana none njya gusoza ikiganiro mbaza umuntu ibibazo bitatu tugahita dusoza basoze ugiye kumbwira u Rwanda ruba kuwuhe mugabane u Rwanda ruba kuwuhe mugabane ntakibazo ntabyera arahari ntabyera arahari zizo zikorera ikibazo icya kabiri izi ntoki ni zingahe izi ntoki ni zingahe eshatu rimwe kabiri dukubye kabiri ni kangahe gatanu okay yamana warakoze ngagira icyo abanyarwanda duhite dusoza dutahe basoze dutahe nyine abwira akantu abanyarwanda kamwe dusoza gira ariko girayo aho ko wanzomba naye mfite ibyago ririmbira abanyarwanda duhite dusoza bari imbere twigendere bari imbere aravuze kwirare ejo saa 5 bari imbere dutahe bari imbere
Do. nayibonye ngo bari imbere twitahira niwe Isosi yawabaye. babwire niwe Paul Kagame niwe Kagame wehe. Paul Kagame niwe mani Nyarwanda. Yo Nyarwanda mani wakasema. Nyarwanda. Habyina ayiwe busikete Nyarwanda wewe Nyarwanda wewe Nyarwanda. Kafuka kaje karahiwa. Jaman mwabibonye ni Legacy TV yari Naumba ngujo. Rusatira twaje kuganira na busikete mwabonye byinshi kuri we mwabonye life style abayemo nuko abantu bamwishimira ngaha mu gace atuyemo muri centre yo muri Rusatira. So ndagusaba gukora subscribe kuri Legacy TV kiganiro ndari cyagushimisha turimo comment ugikore na share. Jabless man ikomeza umugisha kandi ndari cyo shitiri mu boy P Onika Suez yamuremye wakoze cyane busikete Karabe. wakoze cyane Amor mwana. mani go umugisha Ni mwana wacu. Jabless Abaho mwana. Umwana wacu wamwumvise yabonye isaha